Tuguhaye ikaze. Ese waba wibaza indirimbo ziri gukoreshwa cyane kuri uyu munsi mukuru wa Noheli ndetse kuzageza mu ntangiriro z'umwaka ku munsi mukuru w'ubunane, muri iyi video nizo tugarutsemo. Ku ndirimbo ya mbere turahasanga indirimbo yitwa Boda Boda y'umuhanzikazi Bwiza, imaze kurebwa n'abasaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Iyi ni indirimbo rero iri gukoreshwa cyane kurusha izindi, niyo iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo ya Bruce Melody yise Munyakazi, imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi magana arindwi na mirongo inani na bibiri mu gihe cy'iminsi irindwi gusa. Iyi ni indirimbo iri gukoreshwa cyane nayo kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo ya Dany Nanone ari kumwe n'umuhanzi Chris Easy, iyo ndirimbo yitwa Sampe, ikaba imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi magana arindwi na cumi n'icyenda ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'iminsi 11 gusa. Ku mwanya wa kane turahasanga indirimbo ya Marina yise Page, imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi magana atandatu na kimwe ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Iyi nayo ni indirimbo iri gukoreshwa cyane kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Ubu abantu benshi bari kuba bayikoresha mu munsi wo kwizihiza Noheli. Naho ku munsi wa gatanu turasanga indirimbo ya Juno Kizigenza ari kumwe n'uwita Joel Ruti, iyo ndirimbo yiswe Mariza Wanjye, ikaba imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi magana abiri na mirongo inani na birindwi mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa. Naho ku mwanya wa gatandatu turasanga indirimbo bita Ntacyo ya Butera Knowless, ikaba imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi n'icyenda ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'iminsi itandatu gusa. Naho ku mwanya wa karindwi turasanga indirimbo ya Kevin Kade yise Nyiragongo, imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi 126 mu gihe cy'umunsi umwe, ngo ni amasaha 24. Naho ku mwanya wa munani turahasanga indirimbo ya Kenny Soul, imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi 73. Iyo ndirimbo yayise Haje Gushya. Haje gushya koko, kuko mu masaha 17 gusa imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi 73. Izi rero ni indirimbo ziri gukoreshwa cyane kuri uyu munsi mukuru wa Noheli cyangwa se kuri Christmas Day, aho bizihiza isabukuru y'umwami Yezu Kristo. Izi rero ni indirimbo zigera ku 8 ziri gukoreshwa cyane, twaheri kuri top 1 up to top 8. Izi ni indirimbo rero ziri gukoreshwa cyane. Nawe nimba wibazaga izo waba wakoresha kwizihiza uyu munsi mukuru, ni izi ndirimbo nguhaye z'ingenzi cyane ziri gukoreshwa n'abarenga miliyari, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byizihiza cyangwa se byemera Yezu Kristo. Izi rero ni indirimbo nziza cyane zimaze iminsi zisohotse muri uku kwezi kwa 12 ko gusoza uyu mwaka wa 2025 ndetse no mu ntangiriro zawo z'umwaka wa 2026. Mukomeze kugira Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026. Naho ubutaha mu yindi video nziza tuzakugezaho.